aranyica. Nagize agahinda kenshi cyane ariko mama nawe turahoberana, mu by'ukuri byari amarira, njye narizwaga n'agahinda ndetse n'ibyishimo, mama we yarizwaga n'ibyishimo byo kumbona nyuma y'imyaka. Yansize mfite imyaka 9, twongera guhura mfite imyaka 15, urumva hari hashize imyaka 6 yose tutabonana na mama. Mama rero yarishimye cyane, arambwira ati mwana wanjye warakuze, urasa neza, ufatiye iry'iburyo kandi nzahora nkusabira ku Mana, uzabeho wishimye, nicyo nkusabye. Naramubwiye nti mama, ndabizi maze gukura bagukatiye burundu, ariko mama ndabizi nzagusohora muri iyi gereza, nzakora igishoboka cyose, nzakora iyo bwabaga mama, nzagusohora. Ndabashuje inshuti zagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kandi nawe bitameze neza ihangane ubyereke Imana, kuko ku Mana byose birashoboka. Uyu munsi rero nje kubagezaho ubuhamya bw'umwe mu bakunzi bacu yarabuduhaye ariko ansaba ko nabumutambukiriza kuko we ntago yari yiteguye. Reka dutangire rero. Yatangiye agira ati amazina yanjye nitwa Sara, ndi umukobwa umwe mu rugo, namenye ubwenge mbana na mama na papa, ariko mama na papa bakundaga kurwana cyane ku buryo buri munsi bahoranaga amakimbirane mu rugo. Rero umunsi umwe nza kuva ku ishuri nsanga mama na papa bari barwana cyane inkundura, barwana umurwano utangaje, umurwano wari utandukanye n'iyo bajyaga barwana mbere. Mu by'ukuri bakundaga kurwana cyane, batongana, buri wese atera mugenzi we ikimuri hafi, ariko uwo munsi bwo byari bitandukanye. Nagiye munsi y'igitanda ndihisha, mu kwihisha munsi y'igitanda barwana, mama aza yiruka ahungira mu cyumba cyanjye, papa nawe aza amwirukankana afite igiti mu ntoki. Bararwana cyane, nanjye mfite ubwoba, ndi munsi y'igitanda ndi gutitira. Muri uko kurwana rero papa akubita mama cya giti mu mugongo, mama afata cya giti agikubita papa mu mutwe, papa ahita apfa. Papa amaze gupfa, mu by'ukuri nagize ubwoba bwinshi cyane, mbura uko mbigenza. Mama nawe atangira kurira n'amarira menshi ariko anatitira. Muri ako kanya hahita haza umuturanyi ahita ahamagara polisi iraza yambika mama wanjye ipingu, iramujyana muri gereza. Papa ntago namenye uko byagenze, kuko nanjye bahise, umuryango umwe mu bo twari duturanye bahise bantwara. Icyo gihe nari mfite imyaka 9 y'amavuko. Mama bamujyanye muri gereza, papa nawe baramushyingura, nanjye nguma aho ngaho muri urwo rugo. Mu by'ukuri nabaye muri urwo rugo, nakomeje kwiga, ariko aho nigaga barahahinduye banjyana ku rindi shuri. Narabyukaga nkakora imirimo yose yo mu rugo, namara kuyirangiza nkabona kujya ku ishuri, nkagera ku ishuri nakerewe, bakampagarika imbere y'abandi banyeshuri bampata ibibazo, bambaza icyatumye nkererwa, ariko ntacyo nabaga mfite cyo gusobanura. Kubw'ibyo rero batangira kunyita inkubaganyi, umwana udashobotse. Mu by'ukuri nari ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, narize niga uwa 5,
bitoroshye, niga umwaka wa gatandatu bitoroshye, ariko mu gihembwe cya nyuma ntabwo nabashije gukomeza kuko ku ishuri bose bari baranyishyizemo ko ndi umwana udashobotse, ndi umwana ukererwa, ndi umwana udakurikira, kandi na mama wanjye yari yarishe papa wanjye, n'ibyo byose byagendaga bigaruka. Rero abana bakanyuzura, ndetse n'ababyeyi babo nta mwana n'umwe wabashaga kuba yanyegera, kuko iyo yanyegeraga abandi bana babibwiraga ababyeyi be bakamwumvisha ko ngomba guhabwa akato, ndi umwana w'inyangeso mbi, ababyeyi banjye nabo bafite imico mibi. Nabayeho nigunze kugeza ku gihembwe cya nyuma, nibwo naje kugendana n'abandi bana batatu, tugiye gukorera etide hanze y'ikigo cyacu. Inyuma y'amashuri yacu aho twigaga hari agashyamba, turagenda tujyayo, noneho tugezeyo twumva hirya gato hari urusaku, tugenda tugiye kureba icyabaye. Tuhageze dusanga habaye ibirori, hari amarushanwa yo kwerekana impano z'abantu. Noneho tuhageze dusanga hari ibigo byinshi bitandukanye by'imiziki, by'amafilime, noneho umuntu wese akerekana impano afite. Mu by'ukuri babona impano yawe ari nziza, bakaba bagusapotinga, ukaba wabishyira mu bikorwa. Narahagiye, tuhageze n'abandi bana babiri, mu by'ukuri turatwarwa, nanjye ninjira mu marushanwa yo kubyina. Ndabyina mu by'ukuri ndangiza ndi uwa kabiri, ndangije ndi uwa kabiri, bampa nimero ya telefone, njye ntayo nari mfite nagombaga kubaha ngo nayibabarizaho, bambarizaho, bo bampaye iyabo. Noneho turaza, tugeze mu kigo dusanga badushatse batubuze, biba ngombwa ko amakosa yose bayashyira kuri njyewe, babana bandi barababarira, ariko njye baranyirukanye nsubira muri wa muryango nabagamo. Mpageze nabo ntibyabashimisha, nabo baranyirukana, kandi ntago nari mfite aho kujya. Icyo gihe nari maze kuzuza imyaka 12. Naragiye, icyo gihe banyirukanye hari nko mu ma saa 11 za nimugoroba. Naragiye ndazenguruka ahantu twari dutuye, ntago hari mu mujyi, hari ku nkengero z'umujyi. Naragiye ndazenguruka ku gasantere, ariko mbona ntaho mfite ho kujya mu by'ukuri, cyane ko na gereza yari ifungiyemo mama wanjye, ntago nari nyizi, ntago na rimwe nigeze mpagera. Byaranshanze, ndashoberwa, mbura uko mbigenza. Ndagenda nicara ahantu ku gihuru ariko cyegereye urugo. Narahicaye, ndahicara, burira, nta kindi kintu nari mfite usibye igikapu cyarimo amakayi n'umupira w'imbeho. Nifubitse wa mupira w'imbeho ku maguru, ntwikirizaho amakayi, buracya. Bukeye mu gitondo, izuba rirashe, ntacyo nari mfite cyo gukora. Nkoze mu mufuka w'umwenda nari nambaye, numva rwa rupapuro rwanditseho ya nimero. Naratembereye nsubira mu isantere. Ngeze mu isantere, njya ahantu bari bafite amatelefone. Nta mafaranga nari mfite yo gushyira muri telefone ngo mpamagare. Nasabye umuntu ubufasha, arabunyima, wacuruzaga alimentation. Ndagenda negera umutayeri wadodaga inkweto,
arepara inkweto zashaje bakazimuzanira akazikora akazigira nshyashya. Uwo niwe wabashije kumpa ubufasha. Namutiye telefone ndahamagara, mpamagara za nimero, nitabwa n'umugabo mubwira yuko ari njye twari kumwe ejo hashize mu marushanwa twakoze, nabaye uwa kabiri. Umugabo arishima cyane, ambaza aho ndi, ambaza niba nabona umwanya ngo tubonane. Nanjye nabyakiriye vuba cyane kuko nari nashobewe. Naramurangiye ahantu narindi, mu mwanya muto cyane yarangezeho, arantwara anjyana iwe. Angejeje iwe nsanga hari abandi bana b'abakobwa 4, nanjye mba uwa 5. Abo bana yabatozaga kubyina, nanjye njya ku rutonde rwabo yatozaga. Ariko nari nifitemo impano mu by'ukuri. Yarantozaga cyane akanyishimira, akishimira uburyo mbikora, yarabukundaga cyane. Yantoje amezi 2. Nyuma y'ayo mezi 2 naje kumusabwa n'akabari kamwe gakomeye mu mujyi, kamunsaba ko najya kuba umusiripa muri ako kabari. Abatazi abasiripa ni ababyinnyi bo mu kabari, babandi babyina mu kabari by'umwihariko bashimisha abakiriya. Mu by'ukuri ku myaka yanjye 12 nibwo natangiye kubyina mu kabari. Ako kabari narabyinaga, abakiriya bakankunda cyane kandi bakanyishimira. Byatumye na nyirakabari arankunda cyane. Ndabyina, nkabyina, haza n'amarushanwa, nkajya no mu mahanga kubyinayo, ndamamara cyane. Ubwo nari maze no gukura, nari maze kugira imyaka 15. Nibwo naje noneho kumenya ubwenge, ntangiye no kubona amafaranga, ntangira gushakisha gereza yaba ifungiyemo mama wanjye. Naje kuyibona, njya kureba mama, nsanga mama yarashaje, yarananutse. Mu by'ukuri naramubonye, agahinda karanyica. Nagize agahinda kenshi cyane, ariko mama nawe turahoberana. Mu by'ukuri byari amarira, njye narizwaga n'agahinda ndetse n'ibyishimo. Mama we yarizwaga n'ibyishimo byo kumbona. Nyuma y'imyaka, yansize mfite imyaka 9, twongera guhura mfite imyaka 15. Urumva hari hashize imyaka 6 yose tutabonana na mama. Mama rero yarishimye cyane, arambwira ati mwana wanjye warakuze, urasa neza, wabayemo inkumi nziza y'agatangaza. Ariko abivuga amarira ari menshi, nanjye ikiniga cyari cyinshi. Nta kindi nakoze, nta kindi cyanje mu mutima. Hajemo ijambo rivuga ngo bwira mama wawe ko uzamukura muri gereza. Naramwitegereje mu maso, ndamubwira nti ma, iyi gereza nzayigukuramo. Uko byamera kose, uko byasa kose ma, iyi gereza nzayigukuramo. Ndagusezeranyije, nyizera. Mama yarambwiye ati mwana wanjye, uracyari akagoryi nka kera. Mwana wanjye nakatiwe burundu. Icyo nkusabye, genda hanze ubeho, kandi ubeho wishimye. Gusa ntuzibagirwe ko mpari. Igihe nkihari ntarapfa mwana wanjye, nkufatiye iry'iburyo, kandi nzahora nkusabira ku Mana. Uzabeho wishimye, nicyo nkusabye. Naramubwiye nti ma, ndabizi maze gukura, bagukatiye burundu. Ariko mama, ndabizi nzagusohora muri iyi gereza. Nzakora igishoboka cyose, nzakora iyo bwabaga mama,
nzagusohora hano muri gereza mama. Mama yarandebye ariko ari kurira cyane, arambwira ati mwana wanjye, ibi ndabikwiriye mwana wanjye, hano ndishimye, nawe genda hanze ubeho wishimye. Naragiye ngendana agahinda kenshi ntigeze ngira na mbere. Mu by'ukuri kubona mama wanjye byanteye agahinda gakabije. Naraje ngaruka muri ka kabari, ndabyina cyane birenze, mbikora birenze uko nigeze mbikora na mbere. Muri uko kubyina nibwo haje umukiriya arandeba, arankunda. Mu by'ukuri nanjye naramukunze, nibwo bwa mbere nari ngize emosiyo yo gukunda umuntu bya nyabyo. Naramukunze cyane, turakundana. Nari nzi ko ari umwana mwiza, ariko naribeshyaga. Ibyo nabonaga ku isura byari bitandukanye n'ibiri ku mutima we. Uwo munsi twemeranya gukundana. Guhera uwo munsi yarangizaga akazi akaza mu kabari aho nabyinaga, abyina, narangiza kubyina tukaganira. Umunsi umwe rero yaje mu kabari aho nabyinaga, ndabyina, ngira ngo muribuka, nababwiye barankundaga, abakiriya benshi cyane bakundaga uburyo mbyina. Rero umunsi umwe araza asanga hari abakiriya benshi cyane banyishimiye, ndimo ndabyina nanjye, ndimo ndamwenyura, mfite icyizere cy'uko nzakura mama wanjye muri gereza tukongera tukabana. Ndimo ndamwenyura ndishimye, abakiriya nabo babaye benshi bankunze cyane, barimo barajugunya amafaranga kuri stage aho nari ndimo kubyinira, abahajugunya amafaranga menshi cyane, abandi bafotora, abandi bakamera, abandi baza twifotoranya. Boyfriend wanjye ntiyabikunda, ntabwo byigeze bimushimisha. Iryo joro rero yaranshutse turatahana nk'uko byari bisanzwe. Sometime twajyaga dutahana ariko bitari buri munsi. Uwo munsi rero nabwo yansabye ko dutahana, ndabimwemerera. Tugeze mu rugo arankubita cyane, ambwira ko ntemerewe kuzongera kujya kubyina mu kabari, ko ngomba kwicara hamwe akajya ibyo akora, umushahara akorera akaba ari wo udutunga. Ndamubwira nti no, oya, ntabwo njye nawe turi abana, uri boyfriend wanjye, ntabwo rero wampa amategeko ngomba kugenderaho. Arambwira ati ese Sarah urankunda? Ndamubwira nti James, ndagukunda, ariko ibyo nsaba ntabwo bishoboka. Mfite mama wanjye uri muri gereza, kandi mama wanjye ni njye ugomba kumusohora muri gereza, nta wundi. Rero ntago nareka gukora akazi, kuko kano kazi nibyo byiringiro byanjye bizangeza ku nzozi zanjye. Arambwira ati Sarah, uri akagoryi, uri injiji bigezaho. Mama wawe yishe umuntu, kandi umuntu yishe ni papa wawe. Ibagirwa mama wawe, ni inkozi y'ibibi. Reka mama wawe ahanwe, reka mama wawe aryozwe ibyo yakoze. Naramurebye ndavuga nti James, urantunguye cyane kuvuga mama wanjye nabi. Mama wanjye ndamuzi, twabanye imyaka 9. Mama wanjye ntago muzi. Ahita nca mu ijambo aravuga no, mama we ni umwicanyi, sinzongere kumva unamuvuga. Iryo joro nahise mpaguruka, nkuramo impeta ye ndayimuhereza, ndamubwira James, sinzongere guhura nawe ukundi. Naragiye njya mu rugo,
ndongera ndababara cyane, ndongera ndababara, ariko ndavuga nti ngomba kumuvinga on, cyane ko tageti yanjye yari mama. Bwarakeye mu gitondo nsubira kwitoza, nimugoroba njya mu kazi nk'uko bisanzwe. Ndabyina, ibyo nabikoze iminsi 6. Ku munsi wa 6 nari mfite inshuti yanjye yitwa Jenny. Jenny araza arambwira ati Sarah, watandukanye na James? Ndamuganiye yesi. Arambwira ati hari urubuga rubaho abantu bakundana, ushaka kujyaho ugakuraho umukunzi nyamara. Ibyo yarabimbwiye hari ku munsi wa 6 ntandukanye na James. Ndamubwira nti nzabireba. Nakoze akazi nk'uko bisanzwe, nditoza ndushaho kubikora. Twari dufite amarushanwa, ayo marushanwa yavugaga ko uzayatsindira, hari ku rwego rw'isi, uzabikora akabitsindira azahabwa amafaranga menshi. Mu by'ukuri ntababeshye, ayo yari yo mizero yanjye. Narabikoze nditoza umunsi ku wundi, amarushanwa aza kugera, ariko sinabasha kuyatsindira. Noneho ndiheba kurushaho. Rero muri uko kwiheba nibwo Jenny yaje, tujyana mu kabari, dusangira ve. Bigezemo hagati arambwira ati Sarah, siko nari nibagiwe kukwereka rwa rubuga sha, reka turujyeho turebe ubwo dufite akanya. Naramwemereye, urubuga tujyaho, afungura account yanjye. Ako kanya tukifungura mpita mbona request ndayisubiza. Umugabo dutangira gucatinga, turacatinga koko. Amwoherereza amafoto, arankunda, nawe nyoherereza amafoto. Mbona ni umugabo mwiza, ni umusore w'ibogari, ariko usa nkaho akuze, ariko bitari cyane. Twakomeje kuvugana, twaravuganye desemeni, ibyumweru 2 bishize, ansaba ko twahura. Nari namubwiye amazina yanjye ko nitwa Sarah, nawe ambwira amazina ye, yitwaga Karisa. Rero turagenda, duhurira ahantu, turasuhuzanya. Mu by'ukuri naramushuhuje, numva utuntu turankurura, kandi nawe byari uko. Twarasuhuzanyije, turaganira, turishimana. Iryo joro twaratahanye, turajyana iwe mu rugo, turaryamana. Muri uko kuryamana ambwira ko yankunze cyane, nanjye mubwira ko namukunze cyane. Ndigendera, mubwira ko ndi umuforomokazi, nawe ambwira ko ari umudogiteri. Narigendeye. Mu by'ukuri numvaga ko bigomba kurangirira aho ngaho, kuko ntago nifuzaga ko bikomeza. Nari mfite intego yanjye yo gukura mama wanjye muri gereza. Narigendeye, nawe aragenda, ariko yari afite kontakite zanjye, akomeza kumpamagara, nkomeza nanga kumwitaba. Inshuti zanjye nizo zambwiye ziti uyu muntu yamaze umwanya munini aguhamagara, mwitabe. Ndamwitaba, ambwira ababaye cyane, arambwira ati wikwanga kunyitaba, wimpunga, ntago ndi umuntu mubi, ngerageza, mpa amahirwe ungerageze, ndakwinginze. Mu by'ukuri yari afite ukuntu avuga ari romantike, narabikunze. Turongera turahura kuri uwo munsi, nanone duhuye, kwikontorora biranga. Turongera turaryamana, ariko muri uko kuryamana ambwira ko afite urugendo mu mahanga, afiteyo ibyumweru 2.
naramusezeye aragenda, nanjye ngaruka mu kazi nk'uko bisanzwe, ndakora nsevinga amafaranga yo kuzafunguza mama. Umugabo yaragiye, nyuma y'ibyumweru 2 yaragarutse, amaze kugaruka arampamagara njya kumufata kuri airport, ndamufata. Tukigera kuri hoteli yakira telefone imubwira ngo ari mu bitaro banguka. Ndamubaza ese ninde uri mu bitaro? Arambwira ngo ni mushiki we. Yahise yongera aragenda. Amaze kugenda nanjye ngaruka mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko wa mu boyfriend wanjye wa mbere nawe yakomeje kujya ntesha umutwe, akanyoherezaho amabandi, nkahamagara polisi kaza. Mu by'ukuri yakomeje kujya ntesha umutwe cyane. Ndangije muri urwo rugendo rw'uwo mugabo rwo kujya kureba mushiki we, twagiye tuvugana rimwe na rimwe, tukavugana kuri video call. Umunsi umwe turi kuvugana kuri video call, yari ari muri dushe, ngiye kumva numva umuntu w'umudamu ku rugi rwa dushe ari gukomanga, amuhamagara mu yandi mazina, amuhamagara ngo Alex ngwino urebe. Naramubajije hani ninde uri kuguhamagara? Arambwira ngo ni mushiki we, ngo maybe cyangwa mama we, sinabitindaho. Nanjye nasubiye mu kazi. Mu gusubira mu kazi nibwo wa boyfriend wanjye wa mbere twakundanaga yaraje anzanira amafoto ariho wa mugabo n'abana 2 n'umudamu. Arambwira ati reba uwo musigaye mukundana afite umugore n'abana. Ese urishimye kuba ugiye kuba inshoreke? Urishimye koko? Nanjye ndamusubiza nti no, ntago bikureba. Njyewe ntago nkiri mu nshingano zawe. Genda va hano, sohoka nonaha. Ndamwirukanira kure, ariko ya mafoto ayasiga aho ngaho. Amafoto rero narayarebye, ndayitegereza, ndavuga nti oya, ni photoshop, ntago yambeshya. Ndamuzi, ni umugabo w'inyangamugayo, ntago yambeshya. Yatinze kugaruka. Amaze gutinda kugaruka ndiheba, na telefone ayikuraho ndiheba, ariko nari nzi aderese yaho ari, nari mpazi. Bamwe mu nshuti zanjye bangira inama zo kujya kumureba nkamutungura, nkamukorera surprise. Narabikoze, nkatisha itike y'indege ndagenda, ariko mu kugenda ngiye kwinjira mu ndege, mwoherereza ubutumwa bw'ijwi, ndamubwira nti sweetheart, ndi kuri airport nje kukureba, mpagurutse n'indege ya 8:00, ubare amasaha, ubare igihe ndi bukugerereho. Ndaje rero hani, ndagukumbuye cyane, ntago nakomeza kwihangana, ntago nakomeza kuguma hano mu by'ukuri udahari. Naragiye nurira indege, ngeze ku kibuga cy'indege, ndebye nsanga ubutumwa yabusomye, ngira icyizere, ndavuga nti wenda ari buze kundeba. Ndategereza ndaheba, ariko kuko nari mfite aderese nazikuye kuri rwa rubuga rwa rundi twahuriyeho. Nagendereye kuri za aderese zo kuri rwa rubuga. Mu by'ukuri njya ku bitaro yambwiye ko ari ibitaro bye bibereye dogiteri. Narahageze, mpageze mbaza abasekirite, mbasaba ko nshaka guhura na bosi wabo.
bambwira ko bosi wabo nta muntu ajya yakira adafite handevu. Nanjye ndabasobanurira, mbabwira uko bimeze, babasha kunyumva. Nkiri kubasobanurira, batangiye kunyumva, baba bantungiye intoki ngo dore Castel nguriye. Mu by'ukuri nararebye ndatungurwa cyane, ndavuga oya ntago ari uyu. Barambwira rero bose wacu ni uriya. Ndavuga reka mwegere mubaze muganirize. Naramwegereye, ndagenda ndamusuhuza, turaganira, ndamubwira wampa umwanya tukaganira. Ubwo nari nafashwe n'ikiniga, mfite ubwoba, amarira ari gutemba ku matama. Arambwira ngwino muri ofisi yanjye, anjyana muri ofisi, ampa ikawa, arambwira ati ngaho tuza maze umbwire. Ndatuza ndamubwira nti mutangirire inkuru yanjye, inkuru y'umuntu twahuriye kuri social media, yari amwiyitiriye, ansaba amafoto. Mu by'ukuri iyo nabaga ndi kumwe nawe nkashaka ko twifotora, nkaha umuntu telefone yanjye ngo adufotore, yahitaga yimwambura akamuhiye ngo nadufotoze yanjye. Naba nshatse gufotora, ngiye gufata telefone yanjye ngo twifate selfie, agahita ampereza iye. Yambajije ifoto ndayibura, mbura ifoto, mbura ikintu na kimwe kimuranga. Arambwira ati ntacyo nagufasha rero, gusa uyu niwe njyewe, ibi ni ibitaro byanjye, ndi dogiteri koko nk'uko waje ubimbwira, ariko uwo wundi ntago muzi. Nahagurutse aho mbabaye, mfite isereri n'ikiniga, ariko umushoferi wari wanzanye aho kwa muganga yari akintegereje. Nkimanuka muri esikariye mva kwa muganga, yarabibonye ko ntameze neza, araza amfata ukuboko anyinjiza mu modoka. Nkinjira mu modoka, nafashwe n'akantu k'isereri, nsa nkaho nsinziriye. Nkanguka wa mushoferi, tugeze ahantu hameze nk'akarompuwe, duhagaze, ari kumbaza ngo ese yangurira amazi. Ntubura amaso, nabonye Kalisa n'abakobwa babiri beza cyane n'umugore. Kalisa yarateruye umwana muto, umugore afashe akaboko undi mwana, mbabona binjira muri supermarket. Nabaye nk'ucanganyukiwe, ndavuga nti ibi ntago bishoboka. Nsohoka mu modoka vuba nihuse, ndagenda no muri ya supermarket. Mu by'ukuri nitegereje nsanga koko yambaye impeta ya mariage. Ndebye nanone mbona arimo gusomana n'umugore we. Nongera kumva ijambo ayita agakobwa ke gato, amazina nkayo yanyitaga.